Uwiteka himbazwe utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Tera haleluya ahantu uhagaze. Ngo ntimukundira kubaho, ariko ngo barategereza bareba yuko ari bupfi, barategereza bareba yuko ari busare, barategereza bareba yuko upfa ukenyutse, barategereza ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ngo Pawulo akimara kubona icyo gikururuka cyamufashe ku gikonjo cy'ibiganza, Yesu ashimwe. Bakunzi b'Ubugingo TV, amahoro y'Imana bane namwe. Ni Rukundo Emmanuel Evangelist. Uyu munsi Imana ishimye ko tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana, kandi mboneraho kubashimira, kubasuhuza abantu mudukunda kandi mukunda kudukurikirana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. No kuri turanezerewe cyane kongera kubana mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, mu buhanuzi, mu makuru aturutse mu ijuru kandi yizewe. Reka dusenge Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Nyuma yaho turakomeza n'umwanya mwiza wo kuganira. Turagushimiye Uwiteka, mwami w'abami, wagiye uturwanira intambara zigiye zitandukanye. Uyu munsi tugize umwanya mwiza kugira ngo twumve ijambo ryawe. Unyemerere umuntu wese uzaryumva rizamugira umumaro kandi ryubaka imitima ya benshi. Utugire neza yuko uri Imana ishoboye ibintu byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nukuri uyu munsi umutima wanjye ufite ibyishimo kandi uranezerewe cyane. Umwanya mwiza tugiye kubana mu ijambo ry'Imana, kandi nukuri umuntu wese ujya utwandikira, umuntu wese ujya utubwira ngo courage, reka mubwire ngo nawe Imana imwibuke kandi izabane nawe. Tugiye gusoma amagambo y'Imana yanditse muri Zaburi y'124. Reka nsabe umuntu unyegere turi kumwe adufashe kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. Karibu no gusoma ijambo ry'Imana. Zaburi y'124, ku bantu afite biramurambura. Zaburi y'124, reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Zaburi 124 umurongo wa mbere. Yego. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu. Ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu. Abe ariko Abisiraheli bavuga. Ngo abe ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu. Ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu. Ngo ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Amazi aba yaraturengeye rwose. Amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Uwiteka himbazwe utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Tera haleluya ahantu uhagaze. Imana ishimwe. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe. 8 rero tugarukira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi. Imana ni kumpera umugisha. Nyuma yaho turaza gukomeza. Reka mvuge kwa rino jambo gatoya. Umutwe w'ijambo ndiho ni umutwe uvuga ngo gutabarwa kwawe cyangwa gutabarwa kwanjye, gukomoka cyangwa guturuka ku izina ry'Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi. Ubutabazi wifuza kugira ngo Imana ikugirire neza, cyangwa wifuza kugira ngo Imana igutabare, cyangwa wifuza kugira ngo Imana ikwiteho, uyu munsi Imana imbwiye ngo mvugane nawe ya magambo ngo ubutabazi bwawe bukomoka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ubyibuke Dawidi ari kwandika aya magambo, Zaburi 124 yaramfashije cyane anyubako umutima wanjye. Ubwo nari nicaye, umutima wanyemeje kugira ngo mbwire uyu muntu udukurikiye ngo iyaba Uwiteka atari we baye mu ruhande rwawe, isuri baratembye ku buzima bwawe, ndetse ababisha cyangwa abanzi cyangwa Satani bayarakumize bunguri. Ariko ngo Uwiteka himbazwe utaragutanze ku muhigo wa Satani. Turi ku ijambo rivuga ngo gutabarwa kwawe guturuka ku Uwiteka.
ahari dukurikiye urwaye, ahari dukurikiye ufite agahinda, ahari dukurikiye ufite intambara zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi Imana ivuganye nawe ngo gutabarwa kwawe gukomoka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Gutabarwa kwanjye gukomoka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Reka nubwo twongera amagambo Pawulo mu byakozwe no mu bice bya 28 ku murongo wa mbere tugeza ku murongo wa 5 n'amagambo igihe kimwe Pawulo yari ku kigo cyitwa Imerita. Tusome mu izina rya Yesu Kristo abambwe ku musaraba. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo inshira iruma Pawulo ntiyagira icyo aba. Ngo inshira iruma Pawulo ntiyagira icyo aba. 28 umurongo waho wa mbere. Yego. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Marita. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Marita. Kabiri. Merita. Bene igihugu ngo bene igihugu batugirira nabi, batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho nyinshi cyane. Gatatu. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirekire ku gikonjo, kirereta ku gikonjo cy'ibiganza. Ku gikonjo cye baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Baravuga ati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja nturora nubwo yakize mu nyanja ica urwa kibera. Nimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Ariko akunkumurira icyo gikururuka Pawulo ntabwo yigeze agira ikintu aba. Imana himbazwe, Imana ishimwe. Aha ni igihe kimwe ngo Pawulo yari ari ku kirwa cyitwa Merita. None ngo bene igihugu ngo bamucanira umuriro. Ikintu cyantangaje ngo muri uwo muriro hakumotsemo igikururuka. Icyo gikururuka Bibiliya ivuze ngo iki ngo cyamufashe ku gikonjo cy'ibiganza. None ngo abari bamugose bategereza ko agira icyaba. Baravuze ngo arapfa, yakize mu muriro, yakize ibya mbere, ariko noneho ubwo imufashe ngo ntimukundira kubaho. Ariko ngo barategereza bareba yuko ari bupfi, barategereza bareba yuko ari busare, barategereza bareba yuko upfa ukenyutse, barategereza. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki ngo Pawulo akimara kubona icyo gikururuka cyamufashe ku gikonjo cy'ibiganza yafashe ngo agikunkumurira mu muriro. Akimara kugikunkumura mu muriro kirashya kirakongoka. Bahindukiye bamurebye bamwitegereje babonye adapfuye barahindukira bati ni Imana, izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. Reka nkubwire ngo abaguteze iminsi bari bazi yuko ubwa mbere barakuroze birakunda, ubwa kabiri ndetse bagutega ibisazi bagira yuko byashoboka, ariko ubwa kabiri ntabwo Imana izabyemera kubera ko isize uburinzi mu ruhande rwawe. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. Kandi iri jambo turiho ni jambo rivuga gutabarwa kwawe cyangwa gutabarwa kwanjye gukomoka ku Uwiteka. Ubutabazi bwawe wifuza, ubutabazi ubuzima bwawe bwiza wifuza bukomoka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ihimbazwe kandi izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. Imana ishimwe. Ndi mu mwanya mwiza wo kugira ngo dusoze ijambo ry'Imana, ariko reka nkubwire, ahari ukimara kumvira ijambo hari uburyo umutima wawe ukubwiye. Ijambo rya mbere ryatubwiye ngo yaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwawe abantu baba barakumize bunguri, isuri iba yaratembye ku buzima bwawe. Ariko Uwiteka uhimbazwe utaradutanze elohosti haibohasti hobrehe. Uwiteka himbazwe utaragutanze nk'umuhigo wa Satani. Uwiteka himbazwe utaragutanze mu maboko y'abakugambanira. Uwiteka himbazwe utaragutanze nk'ubu umuhigo w'abagome n'abagambanyi. Uwiteka himbazwe utaragutanze kugira ngo abakuroga n'abakugambana bakuvuga bwihishwa. Ntabwo Imana yagutanze. Nyemera ahantu uri we tukuri unkurikiye utere haleluya kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Ndi ku ijambo rivuga ngo ubutabazi bwacu bukomoka ku Uwiteka. Imana himbazwe. Hari umuririmbyi mwiza arenye ngo nta mana nta buzima. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe. Imana ishimwe kuko itemeye yuko abatwa
kutwanga badufata. Imana himbazwe itemeye yuko ibyo baturoze, ibyo badutongereye bitaduhitanye. Uyu munsi turavuga izina ry'Uwiteka, uyu munsi turahamya gukomera kw'Imana, uyu munsi turahamya imbaraga z'Uwiteka. Baduteze iminsi basi ko tutaziga ngo turangize, ariko uyu munsi twarize turarangiza. Imana ishimwe. Baduteze iminsi basi yuko ejo bundi dupfuye, ariko uyu munsi turacyavuga gukomera kw'Imana. Ndacyari ku ijambo rivuga ngo gutabarwa kwawe cyangwa gutabarwa kwanjye gukomoka ku Uwiteka. Hanga Imana amaso, girira Imana icyizere, umutima we nuhange, ugira ibyiringiro byo kwiringira Imana, nawe izakugira neza. Nyemera nshuti yanjye, uyu munsi wongere wumve ngo iyaba Uwiteka. Bwira umutima we ngo iyaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwa rukundo, iyaba Uwiteka atari mu ruhande rw'itorero, iyaba Uwiteka atari mu ruhande rw'abana bawe inshuti, uwo barapfuye, ariko Uwiteka himbazwe utaragutanze. N'uyu munsi ukimara kumvira ijambo, Imana iravuze ngo ntabwo izemera ko imigambi ya Satani gushyikaho. Turagushimiye Uwiteka, turagushimiye nyakubahwa kubwa rino jambo ryawe. Hereza umugisha umuntu uryumvise, umugire neza, umwagura imbago nkuko azagura besi, kandi amavuta yawe akomeza kududubize k'uyu muntu umaze kumvira ijambo ryawe. Umugisha n'amahoro no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.